uyu mwana ni yitwa Jackie. She's called Jackie. uyu munsi wa none akozweho n'umwuka wera. Today the Holy Spirit touches her. aje kwakira Yesu Kristo She's umwami coming to receive Jesus Christ as the King and Savior. niwe n'umutima we. It is her and her heart. ijambo ryigishijwe. The word that was told. uyu ni umusaruro. ubu uwari Sawuli ni Pawulo. Ibintu byatunguye abantu benshi cyane. Mukobwa usa na se Sharon uzwi ku izina rya Jackie ubu yamaze kwakira agakiza. Ni mu mashusho ubona ateye ubwuzu ndetse arimo amarira menshi ku buryo ubona ko ari ibintu bidasanzwe byo gukorwaho rwose mu buryo budasanzwe. Ibi byabereye mu giterane cyari kimaze iminsi 7 cyaberaga mu rusengero ruyoborwa na Apotre Christophe, aho iriyatumiye umwigisha, umuhanuzi, Profete Ernest Nyirindekwe. Rero mu nyigisho yigishije ageze mu gihe cyo kwihanisha ndetse no gusengera abantu, ubona yuko yagize igihe cyo guhamagara abantu. Arangije abwira yuko bakwiye kuza kwakira agakiza kuko ariko Imana imubwiye. Hari umuntu ijwi ryanyongoreye. There is a person, the voice whispered to me, ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. who want to receive Jesus as the King and Savior. natambukaze natandimo ndamwumva. Please step forward. I can tambukuze feel ma you. tambukuze. ngwino wakire Yesu, ngwino ubuzima bwawe Yesu. Step forward and submit your life to Jesus. Come and submit your life ngwino to ubuzima Jesus. bwawe Yesu. Come and submit your life ngwino to ngwino Jesus. ma ngwino. Come, ngwino 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 ngwino. come. dukomere Imana amashyi. Let's applaud you. Nibwo Jackie yaje ndetse ubona ko umukobwa arimo arira amarira menshi. Byari ibintu bidasanzwe, ni ibintu bidasanzwe ibi ukuba byabaye kandi bishobora kuba bigiye guhindura amateka n'ubuzima bw'uyu mwana w'umukobwa. Ni nyuma yuko hashize iminsi igihe gitambutse RIB yerekanye abantu batandukanye yagiye ifata igafunga, na Jackie nawe ari mu bo RIB iherutse gufunga muri uku kwezi, imuziza amagambo y'urukozasoni ndetse n'amashusho y'urukozasoni. Rero yaraganirijwe, igihe kiragera arasohoka ajya hanze. Ubu rero akaba yisanzuye abasha kuba yagenda hirya no hino, aho ubona ko yageze igihe cyo kuba yakerekeza mu rusengero, akaba yahuye n'Imana mu ijambo ryayo mu buryo budasanzwe. Ibi rero ntabwo bijya bipfa kuba, si ibintu umuntu yakigirisha, kuko akenshi hari igihe umuntu abaho ariko akumva atazi icyerekezo cy'ubuzima bwe. Ariko iyo Imana imaze kwishurira umuntu, hari ibimenyetso bigaragara kuri we, cyane cyane amarira ubona umuntu arira. Mwene aya marira ntabwo aba ari amarira asanzwe, kuko akenshi hari igihe Mwuka Wera aba yakoze ku bugingo bw'umuntu, akamwereka imibereho ye, akamwereka ubuzima bwe, akamwereka uburushyi bwe, akamwereka umubabaro we, akareba igihe amaze yarashakishije uko yabona umunezero akawubura. Ariko yahura n'ijambo ry'Imana, yahura na Mwuka Wera, mwene aya marira aya ngaya agaragara gutya, arigera ubwo asohoka, akenshi akunze kuba ari amarira y'umutima wakozweho. Kubera iki? Akenshi nta muntu upfa kurira akenshi mu ijambo ry'Imana atari uko Imana imukozeho. Akenshi hari igihe aba yumvishije ikintu Imana ivuganye nawe, akaba yumvishije ikintu Imana ikoze mu bugingo bwe, agatera intambwe. Kuko akenshi ibi niko bigenda mu bantu babaye mu nzu y'Imana cyangwa se bajya baba mu biterane, n'abazi uko Imana igenda ikora ku bantu. Mwene ibi ngibi bijya bibaho. Ubwo rero bikaba ari ibintu bishobora kuba bigiye guhindura ubuzima bwe. Iyo umuntu agize ibihe bingana gutya cyangwa se bimeze bitya, bijya bihesha umuntu gutera intambwe kandi akagira impinduka mu buzima. Icyo asabwa ni uko ubu akwiriye guhindura inshuti,
agahindura abavandimwe bagendanaga. Ntabwo ari ukureka abo bavukana ku mubiri, ahubwo nabo yitaga inshuti ze za bugufi akwiye kuzihindura, noneho agashaka inziza zikomeza kumufasha mu nzira yo gukorera Imana. Kuko iyo ukijijwe cyangwa ukakira agakiza ariko ukagumana za nshuti zawe za kera, kongera kugwa no gusubira inyuma biroroha, kubera yuko utigeze uhindura inshuti mwagendanaga, kuko zirongera zikagusubiza muri bya bindi wabagamo kera. Kandi iyo utabaye maso, Kristo uramwimura, ahasigaye Satani akigarurira umutima wawe, bikarangira wowe ubwawe wongeye gufatwa mpiri, ku buryo ingabo zagukoreshaga kera zikuba inshuro nyinshi, ku buryo umuntu akora ibibi kuruta ibyo yakoraga mbere. Tumwifurize urugendo rwiza rw'agakiza kugira ngo azabashe kugira impinduka mu buzima, kandi no kurushaho kugira ubuzima bwiza no kwakira amahoro ava kuri Kristo. Andi makuru twabagezaho ni uko nyakubahwa Jeannette Kagame yabashije kwitabira igitaramo cya Korali do Kigali. Mu byishimo byinshi abari bahateraniye bamwakiriye mu buryo budasanzwe, kandi bari banejejwe nuko abashije kuhagera. Mu kuhagera rero yakiriwe neza, kandi nyiricyubahiro Karidinale Antoine Kambanda yabashije kumwakira mu magambo meza yari anyuze amatwi kandi aryoshye, nk'umushumba wari witabiriye igitaramo cy'intama ayoboye. Byari biryoshye bimeze neza. Murakoze nyakubahwa First Lady, kugira ngo tubashimire cyane iby'agaciro gakomeye kuba mwashoboye kubana natwe. Mu izina ry'iyi mbaga iteraniye hano, turagira ngo tubashimire cyane. Iki gitaramo cya Noheli Christmas Carols ni umuco umaze igihe, kugira ngo ufashe abantu kwinjira mu byishimo bya Noheli, dukeza umubyeyi Bikira Mariya. Ni iby'agaciro gakomeye rero kuba turi kumwe namwe nk'umubyeyi, dukeza umubyeyi Bikira Mariya igihe Yezu avuka i Betelehemu. Abantu bari basinziriye ntibabimenya, bakanguwe n'amajwi y'abamarayika mu ijuru. Uyu muco rero urakomeza wa Christmas Carols, ukangura isi ngo yakire umukiza. Tukaba tugira ngo dushimire baririmbyi uko baba babiteguye. Abaririmbyi hari ikintu gikomeye batwigisha, kuba bangana kuriya bafite amajwi anyuranye ariko bakayahuriza hamwe, ikimenyetso cy'ibyiza by'uko y'abantu bunze ubumwe bishimisha bose. Indirimbo ni zitera akanyamuneza ku mutima no hagati y'abantu, nk'uko babidusangije uyu mugoroba. Kandi tunabashimira ko mukomeza no gutoza abato. Ejo tuzaba dufite abato babyiruka baririmba. Tukaba rero ntizimbye mu magambo, nyakubahwa First Lady, bashyitsi mwese mu byubahiro byanyu, kugira ngo tubonereho tubifurize kuzagira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Noheli ni umunsi mukuru w'umuryango. Yezu yahisemo kuvuka mu muryango, ni umunsi mukuru w'umuryango. Tukaba rero tubifuriza n'umuryango wanyu ku isonga nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubifuriza kuzagira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'amahoro n'uburumbake. Murakoze. Iyi weekend rero n'izi mpera z'umwaka
ziragenda zibamo ibintu byinshi kandi byiza birushaho kugenda biduha kunguka ndetse no kurushaho kugenda abantu banezererwa Imana. Iki gitaramo rero cyateguwe na Korali Do Kigali mu rwego rwo kwitegura kuvuka kwa Yezu Kristo. Nubwo abasomye banazi neza Bibiliya, bazi neza yuko Kristo ntabwo avuka buri tariki 25, ahubwo ni igihe cyo kongera kwisuzuma ukareba ko uwo mwami niba yaravutse koko yaba yaravukiye mu bugingo bwawe akaba arimo. Imana itugire neza kandi ibaho umugisha, ibakomeze cyane. Aya makuru yose mwateguriwe kandi magejejweho na Ndayishima Alphonse ku bwa Apostle TV Official. Turabakunda cyane, Uwiteka abarinde abashyigikire. Ibihe byiza. Shalom shalom.